Nabaye umugore ntibabyumve, niga kuntu umuntu aranje ku ruhinja ndi umuntu w'umugabo, niga guheka nkajya ndarangaramye hejuru, abaganga bantegetse kwiyambura igice cyo hejuru nkiyubikaho uruhinja nkayurwibikaho kugira ngo rukwizibiro, hanyuma narangiza izo bezuwe z'abagore nkahita nsubira sehashika kwita kuri madamu wari umeze gutyo. Vuga ngo warakubitetse turacyahumeka. Bakunzi ba Izabisoza TV tubahaye ikaze, tugize umugisha ku Imana twongeye imwe mu minsi yo kubaho, n'uyu nawe ikaba yiduhaye, kandi muri uno munsi Imana iduhaye hari ijambo Imana yanyigishije rivuga ngo igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe. Imana ishimwe ko imaze iminsi tubitse mu gihe, haleluya, ariko iturindirije n'iki gihe, ariko kandi n'ibindi bihe biracyabaho. Tugize umugisha wo guhura na mwene data Evangeliste Theogene cyangwa Theoneste, Imana ishimwe ko tubonanye. Ngize umugisha wo guhura namwe, kandi numva nshaka ko tuganira, ndetse n'abaduteza amatwi badukurikiye n'abatureba ndashaka ko bakurikirana ikiganiro cyacu. Reka mbanze nguhe mikoro, banze ubibwire, ngiye nshobora kukuvuga nkavuga Theogene cyangwa Theoneste, ariko wowe niwe wifugura umuntu w'umugabo. Karibu. Reka mbasuhuze kandi tubaye ikaze nk'uko wari ubivuze. Nitwa Niyonzima Theoneste, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, twishimiye ikaze muduhaye kuri kamera. Kandi Pastor murakoze cyane, byanejeje kutugirira icyizere kugira ngo tuganire n'abantu, numvise ari by'agaciro, kandi nabo tuganiza nabo n'abagaciro. Tubashimire ko baba baduteza amatwi umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Mu bintu byatumye nshaka ko tuganira, umuntu wese Imana imwinjiza mu ishuri ifite impamvu ishaka kuri mwinjizamo. Nta kintu Imana ikorera guhomba. Hari amakuru twumvise yawe inshuro zirenze imwe y'ibyakubayeho ubuzima bwawe ku kintu kijyanye na mariage. Kuri mariage yawe ndashaka kugira ngo tuze gusesenguramo ikintu Imana yashakaga muri byo, kugira ngo mu gihe cyo kujya kuzana umugeni wawe usange yagiye yasaze, hanyuma ukora ubukwe saa 3 z'ijoro, abandi kuri invitation bandikaho ngo saa 8, hanyuma nyuma yaho bigende kuriya. Ndashaka kugira tuze gusesenguramo iki Imana yashakaga muri byo, kuba dukurikiye n'abaduteza amatwi. Nibwira ko wakimenye byanga bikunda, wamenye iki Imana yashakaga muri ibyo bintu byose. Ndashaka kugira ngo duhisha make y'ubwo buhamya, y'urwo rugendo wagenze, hanyuma tuze kuganira dusesenguremo iki Imana yashakagamo, kugira ngo abadukurikiye bari mu bigeragezo nabo bagira ikintu bungukamo. Imana igwe umugisha cyane. Nyemerera ngo he mikoro, uraza kuyifasha, uraduhisha make mise ndasa ku ntego nyine icyo nshaka ko tuza kuganira. Karibu sana. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere nko kubimbajije ni iki Imana ashaka kugaragazamo. Ikintu cya mbere mu bintu binezeza Imana ngo nuko ikinga ibintu, niko Bibiliya yanditsemo ngo iyo Imana ifashe ibintu igasa nk'ibikinze ngo birayinezeza. Icya kabiri, Imana inezezwa nuko ishuro nyinshi abantu b'Imana ibacisha mu bikomeye, ariko nabo bagakomera. Kigeze abwira Abisirayeli ngo mbacisha inzira z'ibizigu kugira ngo mbone uburyo nzabagirira neza. Icya gatatu, impamvu y'Imana kuba ari ukugira ngo itanga icyigisho mu bandi. Ari Imana izana ikigeragezo ikakiguha kugira ngo cya kigeragezo ubayemo nugicamo neza wihanganye kizabere ifashanyigisha abandi. Muri ubwo buryo rero ibintu byambayeho Pastor, kwari ukugira ngo bizafasha abandi, bibakomeze, bibabere inkomezi. Nimbasha kubyihanganira, abazabyumva, abo nzabibwira, bazamenye ko ibintu by'Imana byose yemera ko bitugeraho, ariko kugira ngo dukomere. Kimwe mu ijambo rimwe rikomeye ibyambayeho kwari ukugira ngo bizabera abandi fashanyigisho, bamenye ko bishoboka byose. Nitwa Theoneste, reka mvuge camaki. Ndi umugabo, nkuko pasiteri yarari kubivuga, waciye mu bigeragezo
bikomeye, ariko kimwe mu bintu byambayeho bikomeye nuko naterese nk'abandi, nkanapanga umushinga cyangwa nkategura umushinga w'ubukwe nk'abandi, ariko ntabwo nari niteze ko nshobora kugera igihe cyo gusezerana ngo madamu Bamuroze asari. Ndabyibuka mu ijoro ryo kuwa gatanu nibwo bamuterereje ibintu arasara, ava iwabo, aratorongera, ava iwabo baramubura. Kuri invitation nkuko mubizi abantu benshi bakunda gukora amabukwe haba handitseho ngo gusaba no gukwa ni saa 3. Je ntabwo rero nanjye byari byanditseho gutyo, ntabwo giye byangendekeye gutyo ngo usabe saa 3. Hoya kuko bwakeye ari kuwa gatandatu urumva iwabo baramubuze saa 3, turahamagara tuze gusaba saa 4 biranga, saa 5, saa 6, saa 8, saa 9. Hari urugamba rukomeye kugeza ubwo abantu twari turi kumwe banshiraho barambwira ati reko kuko je nari ntuye mu mujyi wa Kigali, fiance wanjye yarari irwamagana. Na amagara tese tuze dusabe toya ati fiance wawe nawe wari iti Makire yabuze, madamu wanjye yitwaga Makire, ati natwe byatuyobeye muraze gusaba se ko umugena adahari, ati arava hehe. Hanyuma aza kugaruka mu masaha 11 nibwo ngo bamubonye abanyamasengesho bamubona mu gishanga ahantu yarari doke Bamuroze. Kandi impamvu zo kumuroga ryari ishyari ry'abadayimoni, kuko uyu mukobwa yabanaga n'ubumuga, yaracumbagiraga, abantu bamugiriye ishyari baramuroga kugira ngo nyine atazakora ubukwe. Reka mbabwire mwebwe munkurikiye nta kigeragezo kitari rusange, reka mbabwire ngo nimukomere mu bintwari, kandi ibyo abantu badaha agaciro Imana ibiha agaciro. Babonaga ko uyu muntu bana n'ubumuga atakora ubukwe, ariko je naramukunze nemera kubana nawe. Abademoni rero bagira ishyari baramuterereza ibyo bintu by'amarozi ngo kugira ngo umugambi w'Imana utagerwaho. Kamvuga ko umugambi w'Imana ntabwo ushobora kurogwa. Ushobora kuroga ariko ntabwo wawica. Wawuroga umuntu akanababara, umuntu ashobora kuguterereza uburwayi runaka cyangwa ibisazi runaka mukanasara, ariko fendefe kubera umugambi w'Imana Imana igufiteho, Imana ikagukiza ibisazi. Je binda bikubwira kubera ko nzi ko byabaye kuri madamu. Abanyamasengesho baramusengera aza kugarura ubwenge, hanyuma agarura ubwenge saa 11 aramamagara, arambwira ati sheri, jambo rijya rinkora ku mutima n'ubu shaka kugukomeza. Yarambaje ati ariko ubundi sheri saa 11 aramamagara arambwira ubwo donc abantu bose bari banshizeho past izo kuwa gatandatu, donc ubukwe busa nkaho bwari bwapfuye, abo twari kumwe kwera ko mvuka i Butare. Uza abantu ijambo bavuze barambwiye ngo nubundi uri umunyabutare, ngo nubundi uri umunyabutare, ati ubwo ngubwo wadutekeye imitwe ugaragaza ko ari ubukwe kugira ngo tugutwerere, nubundi nyine nta buhari. Abantu bose baragenda bashiraho. Reka mbabwire ko abantu bose baba bagutereranye, ushobora kugira ikigeragezo umuntu akakwihakana, abo mwaritegeza ko ari inshuti zawe bakakwihakana, ariko bagutererana. Abantu bashobora kugushiraho, inshuti yanjye unkurikiye, ushobora kugira inshuti mu bihe byiza, ariko wagera mu bigerageza abantu bakakuvaho. Bijya bibaho, nanjye byambayeho. Rero nasigaranye n'abagabo 4 bonyine mu masaha 11. Uwo mukobwa twabanye aramamagara arambwira ngo nkubaze ikibazo, arambwira ngo ntumbaze ibintu byinshi, ntumbaze byambayeho. Arambwira ngo numvise ntazi ibyo ari byo, tibari nashidutse ndi mu gishanga, ariko umbabarire umbwire ijambo nkubaza. Ndavuga ati mbaza vuba, nundi ubukwe bwapfuye nundi ntacyo kiramiye. Arambwira ngo bebe, mpamvu mvuze bebe nakaze nanyitaga. Arambwira ngo bebe nkubaze ikibazo. Ndavuga ati ngaho mbaza. Ubundi mu mateka yawe tukimenyanya tugatangira umushinga wo gukundana, waba warigeze ungirira urukundo mu mutima? Ndabanza ndatekereza kuki ambajirira ijambo. Ndamubwira ati naragukunze. Ahita kubita amarira arambwira ngo bebe umbabarire nimba warankunze muri wowe, nkura mu kimwaro, nkura mu isoni, mbabarira bebe. Nuko yambwiraga umbabarire unkure mu isoni uze gusaba nubwo ari saa 11, ntunkoze isoni rwose, nimba koko warankunze umbabarire uze gusaba, sibyo bebe? Ari nkawe urumva wabigenza gute? Umuntu arakubwira arira kandi araguhakaya icya kabiri koko waramukunze, wamaze kumubwira ko wamukunze, wabigenza gute? Fata icyemezo nk'umuntu w'umugabo, ndavuga ati nubwo byarangiye, bisa nk'ibyarangiye, reka nkore icyo nsabye nk'umuntu wamukunze. Aha rero harimo n'inyigisho, impamvu ubona ingo nyinshi zisenyuka, abantu barakundana uyu munsi turi ku gatandatu,
bakamenya bagakundana uyu munsi kuwa gatandatu uzaza bakongera bagahita bapanga umushinga muri iki cyumweru kuwa gatandatu bagahita bandikisha ubukwe bagahita basezerana. Ntabwo bigeze bakundana ko ku rukundo nyarwo ngo bamenye bigane cyangwa se bamenye ko mu rukundo habamo n'ibigeragezo banategura urugo. Iyo bamaze kubana rero inshuro nyinshi iyo bahuye n'ibikomeye umwe yihakana undi, niyo mpamvu ubona divorce ziriho nyinshi. Ntabwo bakundanye. Yewe rero twakundanye umwaka wose, ndumva twaratangiye gukundana 2014 mu kwezi kwa 12 twamaze umwaka wose dukundana, kuko je nari mufitiye urukundo ntitaye ko acumbagira naramukundaga. Nyemerera mubaze gatoya abadukurikiye batwumve neza. Ibyo bintu ni ibintu bidasanzwe uri bukomeze utubwira no mu byatumye tuguhamagara kuri kamera za Izabisoza TV. Nuko ibintu byakubayeho ni ibintu bidasanzwe, ni uri muri bakeya byabayeho ku isi. Nahoze nibaza wenda n'abadukurikiye babyumve, kuba yarasaze ukabibona ko yasaze, bien sûr warasebye na waraseba kuko ikimwaro cyari cyaje, abantu bari babashizeho. Niki cyaguteye kumva uwo muntu wawe icyambere mwakundanye abana n'ubumuga bwo gucumbagira? Okay. Noneho rero icyo ubwacyo ntabwo ari ikintu cyari gutuma abengukwa, yari inenge. Hanyuma icya kabiri hiyongeyeho noneho nuko igihe cyo gusaba asazi. Harimo ibintu bigera muri 2 nibajije. Navuze niko te wari umunyamasengesho, kandi yari umunyamasengesho. Aharaho birashoboka ko icyatumye atamusiga ngo agende ari uko hari ikimana yamubwiye kuri buriya bukwe. Birashoboka ko hari icyo wavuganye n'Imana cyatumye ukomera kigatuma utagenda. Hanyuma icya kabiri, muri iki gihe tugezemo birashoboka ko hari igihe umuntu, njya mbibona abasore benshi ajya kurambagiza umukobwa ufite inenge, akamurambagiza yirengagije iyo nenge ariko afite ubutunzi. Agakurikirana ubwo butunzi akavuga ati uko biri kose ndamukora mu mushinga nubwo bitaryoshye nubwo bigeze ko ariko afite cash. Birashoboka ko Theo yaba yarakurikiranye uriya mukobwa ho cash, bigatuma avuga ati nubwo bigenze kuri ariko cash ziracyahari. Ndashaka kugira ngo umare ukure confusion mu bantu. Ni motivation yatumye wumva wishimiye kubana n'uriya mudamu no mu gihe bigeze ko saa 9 ni kera. Urakoze cyane pastor. Reka tukure abantu urujijo wa mugani. Ntabwo ari uko nari nkurikiye ubutunzi nkuko wenda wabyibajije, n'abadukurikiye bashobora kubyibaza kubera iki uyu mugabo yafashe icyemezo yabivamo. Oya, ntabwo ari ubutunzi, ahubwo cyane ko uyu mukobwa atari yaranize, yarafite ubuhamya ahubwo kuntu Imana yamukije kanseri. Dore ikintu cya mbere, nanjye tuvugana je nabaye mu muhanda, naba mu buzima bw'umuhanda imyaka 8, nabaye mu kigo cyitwa Les Enfants de Dieu imyaka 8, naciye mu buzima bwa mayibobo. Donc nari narakomeretse. Noneho kuko nawe yari yarakomeretse, yarababajwe n'ubuzima n'umubiri, yari yararwayeho kanseri, Imana iza kumukiza. Yajya agatanga ubuhamya, yari umuhanzi kazi agakoresha ibiterane, yari umukozi w'Imana. No mu bintu byatumye mukunda nuko yaciye mu mibabaro. Rero ntabwo nari mukurikiyeho amafaranga, je namukundiye ko yari umunyabibabaro, duhuje imibabaro. Nahani ho rero nshaka kukubwira, nene namukunze ko ari umunyamibabaro, nanjye nari umunyamibabaro. Nifuzaga ko niduhura turi babiri tuzahozanya. Toke nari namubwiye ati rero witwaga Surambaye, bari baramwise Surambaye kubera igihe. Hari ijambo ukunda kugira rivuga ngo Imana igufata mu gihe ikagutereka mu gihe ariko ikurindirije ikindi gihe, ikakurindira no mu gihe. Icyo gihe rero yaraciyemo cyari kibabaje, ariko Imana aramutegura ikindi gihe. Icyo gihe yaragezemo nuko Imana yari yarindi ubuzima bwe. Uwitwaga Surambaye yitwaga Suranzuri, yaramaze kuba umukobwa mwiza. Bavandemwe wenda ashobora kuba utaramuzi, ariko yari umukobwa mwiza. Mu bintu nakundaga bye, yarazi kuririmba
kabiri yaranateye neza pe rwose yari mwiza aseka neza Afrika y'Epfo ari sawa hose ateye neza wenda akaba akantu k'akadefo kari kamwe bantu badukurikiye hari n'abantu munkurikiye nyuma ya kamera mwari mumuzi hari umuhanzi kazi mbonye bajyaga bakorana asaseka reka mugira ibanga ariko yari mwiza makiri yari mwiza noneho ubwiza bwe bwaranyatiriye noneho n'imibabaro yaciyemo nkuko nanjye naciyemo nabyo byampaye motivation yo kumukunda urukundo rutarimo uburyarya gatatu jewe nibwo nari nize gukunda nari mvuye mu buzima bugoranye bwa mayibobo aribwo nsohotse mu kigo nari mfite n'akazi nakoraga mu ruganda rwa macadamia rwari uruganda rwa Yapani biro yari Kabuga niho nakoreraga baproduce macadamia icyo gihe rumva nari mfite amafaranga ndavuga ati umuntu ntitaye ko jewe mfite akazi nanize ko nari ndagije segonderi na kaminuza nayigezemo ariko nigaga i Butare iza guhagarara bitewe n'impamvu hanyuma ntitaye kuri ibyo byose nkunda uwo muntu kuko yari umunyamibabaro ndamubwira ati nubwo uri sura mbaya ariko Imana guhindura izina usigaye witwa sura nzuri nanjye nari mayibobo ubu urabona ko Imana bihinduye sigaye ndi mayibosi toke mayibobo mayibosi na sura mbaya sura nzuri ako kantu urabyumva ko ari amateka numvaga tuzatuhumuriza abantu ari cyo cyatumye mukunda ndabona uri guseka sura mbaya sura nzuri mayibobo mayibosi ubuzima bwari bwaramaze guhinduka izo rero nkuko wari ubivuze ntabwo jewe nari mukunze ari cyo mukurikiyeho nta nubwo yari yarize yari amateka gusa nkurikiranye kugira ngo tuzabone ukuntu tuzatubwira abantu imbaraga z'Imana ko Imana ihindura amateka twihutishije kugira ngo tukomeze tuganirize abantu b'Imana ubukwe bwaje kugera igihe arampamagara nkuko nari nabivuze arambwira ati rero nimba warankunze umbabare ntunkoze isoni uze gusaba nukuri nahise mbwira abagabo twari kumwe bane tujya gusaba tugiye kujya gusaba tugerayo abantu bari bavuze amagambo tubukwe bwapfuye byarangiye bagiye kubona umuhungu nje n'imodokari tugeze aho babona umukwaraje mu masaha 11 impundu ziravuga abantu batera impundu dore agashya kabaye paste uziko imvura yisigo uwo munsi igwa ku modokari yacu twenyine induru ziravuga ati noneho uyu muntu ni umupfumu ko imvura iguye ku modokari yawe kandi hari mu zuba mu kwa 7 izuba riba riva hari igihe cyiki nukuri kwiyera sinabeshera imbere ya kamera ndo umukozi w'Imana imvura yaguye ku modokari aka kantu ntabwo naragiye nkabwira abantu ariko byarabaye uzambwire nkwereka ka video imvura iri kugwa abantu bavuze induru ngo ibi bibaye ni ibiki imvura igwa aho hantu ku modoka yacu hanyuma abari bavuze amagambo ngo bwapfuye bavuze impundu abana b'abantu burya baragoranye umuntu ashobora kugukunda kubera ko ukize ejo wakena akakuvaho umuntu ashobora kugukunda kubera ko ufite amafaranga ejo wakena bikarangira cyangwa ashaka gukundira ubwiza erega turi abantu umuntu ashobora kuba n'ufite amafaranga akagukunda yabona uri mwiza ariko ejo byahinduka akakuvaho rero bari bamwanze ariko babonye Imana ihinduye bavuze impundu turasaba tugeze ku rusengero dusanga abapasiteri rusengero ba Rukinzo urumva na mupasiteri wari kudusezanya amasaha bari bitahiye ariko kubwo umugambi w'Imana cya kindi nababwiye ku mugambi w'Imana nta cyawuburizamo abapasiteri bemera kwirengera amasaha ya 3 nabashimira pasiteri muri ADPR rwose n'ababyeyi baradusezeranya bamaze kudusezeranya turataha nihutishe dukora umurimo w'Imana neza nyuma y'igihe madame aza gusaminda asamye ndimbyeze mu mezi 4 bya bintu bamuterereje bikajya bigaruka pasiteri bikagaruka yabagiye mu bwiherero nkasanga umuntu yikubise hasi nkategereza ko azaza nkasanga yagiye yicaye aho ngaho nkabona kanuye gutya nuko ndi imbere ya kamera hari uburyo yabaga ameze nkaterura nkajya kuryamisha yabagiye koga akanyera kikubita hasi byabaga bimufate aho ngaho nkasanga umuntu yarambara aho ngaho nkaterura nkajya kuryamisha mba mu buzima bubabaje ntangira kwiga ubuzima bugoranye nuko nakubashye ubundi singitanga ubuhamya ari imyaka igiye kuba 6 ariko ubuhamya mbutanga bunyatasha ku mutima kandi urana ko Yesu yangiriye neza mu Burundi rugo mpamvu muze ngo ama Burundi rugo nuko byarangiye yapfuye ndaza kuhagera ubundi nihutishe nzaza mbaho ubuhamya neza Imana ishimwe wowe nkurikiye reka nkubwire ngo Imana iracyagukunda nubwo ushobora kuba uri mu bibazo nk'ibyo naciyemo ariko Imana iracyagukunda Theoneste rero icyo gihe
mba muri ubwo buzima indi igeze mu mezi 4 akajya yiviraho bya bintu ntimwigeze bimworohera akajya avira kunda bashaka kumukuzamo inda ariko nasenga Imana nkuko wari wabimbajije ngo aricyo narabwiwe n'Imana uru rugo rwabayeho kubera ko Imana yavuze kuba Imana araguhaye isezerano ntibivuze ko utaca mu bigeragezo icyo kintu mukimenye torero abantu mudukurikiye kuba ufite amasezerano menshi kuba waravuganye n'Imana ntibikuyeho ko udashobora kugeragezwa oya Imana igemera ko bitugeraho Imana igemera ko tugeragezwa kandi bikatubaho tukayihangana tugakomera yego reka nkomere ndari gihe binyatasha ariko gomba gukomera nawe mu kigeragezo urimo kabintwari muri icyo kigeragezo indi igeze mu mezi 7 bya bintu nanone biragaruka bimukubita hasi ajya kubyara igihe kitageze ajya Kibagabaga itabyara saa 4 z'amanywa maze kubyara ndabyibuka sinzibagirwa isaha yabyaye umwana utagejeje igihe w'ikiro n'amagarama 600 deje ubwo urumva ko umwana atujuje igihe ahita ajya muri kuveze yinjiye muri kuveze ahita arwara uburwayi butatu madame arava cyane nyuma yo kuva cyane indizama amazi arabyimba enda kubastinga ajya kuri oxygene bama transferi madame mujyana CHK nkajya mva CHK rero kubera ko n'imiryango yari kure nkajya mva CHK nta muntu wamfasha ari jyenyine nkava CHK kuri madame aho yarari nkagaruka Kibagabaga nkava Kibagabaga kuri rwa ruhinja hano nizi shuri njya mbwira abantu ko nabaye umugore ntibabyumve niga kuntu umuntu aranje ku ruhinja ndi umuntu umugabo niga guheka nkajya ndarangaramye hejuru abaganga banegetse kwiyambura igice cyo hejuru nkiyubikaho uruhinja nkayurwibikaho kugira ngo rukwizibiro hanyuma narangiza izo bezwe z'abagore nkahita nsubira CHK kwita kuri madamu wari umeze gutyo vuga ngo warakubitetse ariko nta kigeragezo nubwo ibyo zambayeho nabaye umugabo w'intwari ndihangana harimo ishomo rikomeye rivuze ngo hahirwa ihangana ibigeragezo bimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana asezeranije abayikunda Imana ishimwe rero ntabwo ushobora kumbona gutya ndi guseka ndi kumwenyura nabwiye abantu ko ndi no stress kubera iki naciye mu buzima bubabaje nshuti nkurikiye gerageza ube mu buzima bwo kwihangana nca muri ubwo buzima ariko ndihangana mbi ntwari ndakomera ubwo buzima mbucamo rero ku itariki 27 umwana ari muri kuveze na madame ari CHK mu ijoro ryo kuri 27 madame yitaba Imana arapfa mfusha umugore pasteur wa mama byaje kurangira apfuye mu bintu ntari niteze birangira apfuye arapfa kandi asigira uruhinja njya mbwira abantu nkababwira ngo Imana ntigira isoni uzi impamvu Imana itagira isoni tekereza ko abagabo nta mabere tugira Imana haye abagore amabere aya mabere y'abagore nukugira ngo yonse abana nicyo ubundi Imana yabahereye ahangaha hari gembo n'abakobwa kuntu bakora ibigabo by'ibipagani n'ibisore bidakijijwe byirwa bikorakora amabere y'abakobwa n'abagore ukagira ngo ni bipapayi cyangwa amavoka bakandakanda bikambabaza ari amabere nabwo Imana yaguhaye ngo bayirwe bakorakoraho kizwa neza aya mabere afite umumaro hari umwana uzabyara aya mabere impamvu Imana yaguhaye no kugira ngo azose umwana ibaze ko Imana yahaye abagore amabere kugira ngo bazose abana twebwe nta mabere yaduhaye ibaze ko itagira isoni zo kujyana umugore yahaye ayo mabere yo konsa abana yarangiza ikasiga umugabo utagira amabere nkanjye yarangiza kandi kansigira n'uruhinja aho nta soni igira Imana ntigira isoni ntifite isoni zo kuba yagupfakaza ngo upfakare ube mu buzima bwawe nyine insigira uruhinja rero kandi ntagira amabere ariko hari ijambo Yesaya yavuze igice cya mbere kabiri yaravuze ngo ntega amatwi wajuruwe nyumva wajuruwe untega amatwi na wasiwe Imana iravuga ngo nongeje abana konsa abana Imana yarivuze iki yarivuze ngo ndi Uwiteka nzabonsa Imana igira amabere aha mbabwira ko Imana ifite amabere yo konsa iminja nubwo ushobora kuba umeze gutyo ariko Imana igufitiye ibere andafashijwe pastor ziko Imana ifite ibere nubwo uri umugabo nawe ifite ibere ryawe Imana igitwonsa mpamvu tudapfa burundu nuko Imana itwose ikaducomeka ibere rishobora kuba akazi ibere rishobora kuba amashuri igutegurira ikakonsa amashereka hanyuma Yesaya 46:3 ntabwo Imana igira amabere gusa
igira n'umugongo. Yaravuze ngo nimunyumva abayakobo abona atore mukivubuka nk'abageza mu zabukuru nije wahetse. Imana irivuga iravuga ngo nije wahetse, iravuga ngo kandi nzaheka, iravuga ngo ntanze itangazo rivuze ngo imvi zanyu zizarinda ziburuyenzi nkibahetse. Ibi bivuze iki? Ibi biravuze ngo Imana yacu igira amabere yo konsa iminja, haleluya, ikagira n'umugongo wo kuheka abana. Impamvu utapfuye tora siri wino drome, Imana ishimwe. Impamvu utapfuye nuko Imana yakonyeje ikanaguheka. Turacyahumeka, Imana yaraduhetse. Hari ibihe twaciyemo, Imana iraduheka, tubona Imana iduheka. Muri korona Imana yaraduhetse, Imana iraduheka. Pastor, nshuti yanjye, impamvu tukiriho twahetswe mu mugongo w'Imana. Yesu ashimwe. Wowe nkurikiye ndi gutanga ubuhamya, ariko nanakubwira ko Imana yatwonyeje, twaronse. Uzi kuba muri Kigali utagira akazi ariko ukabona Imana ikubeshejeho? Uzi kuba utagira so na nyoko Imana ikakurihira segonderi primaire warangiza ukajyana na kaminuza? Ni ukubera ibere ry'Imana. Nta muntu wigeze kugirira imbabazi ariko Imana yakugiriye neza, waronse. Ndafashijwe Theoneste mwana uzabaki Joseph na Mukagiranyeze. Imana yaratwonyeje, Imana iratwonsa. Mareka icyo gihe cyose rero Imana yaraje imfashiriza umwana ava muri kuveze agize amezi 2. Turi muri kuveze icyo gihe madamu narashyinguye, maze gushyingura ngaruka kwiga ishuri ry'abagore. Pastor kanzagaruka gutanga ubuhamya. Muri rusange ibi bintu ni birebire sinabishobora cyane, ni birebire. Nzagaruka mbabwira ukuntu Imana ngiriye neza nyuma y'igihe kirekire. Ndumva nanarekeraho. Madamu ndamushyingura ngaruka kurera umwana, nzabaho urundi rugendo. Muri rusange urabona ko nakeye meze neza, ndakana keza, Yesu yagize neza, haleluya. Umwana yabayeho. Hari abantu bagize amatsiko ngo umwana yabayeho. Imana nkuko narindi kwivuga ko yonsa, Imana yaramwonyeje. Abantu b'Imana nanashimira abantu bose, umuntu wese wowe wagize uruhare kumfasha kurera uwo mwana. Reka mvuge kuri iri torero ryacu rya ADPR yaramfashije. Naza kubwiriza nk'iwawe ugashyiraho igiturisho. ADPR ni umubyeyi, ndarivuga ko ari ryo torero ryanjye ryaramfashije. Bagiye bamfasha, Imana ijye ibaha umugisha. Nagiye nandika ahantu, umuntu wese niyo wamaga igihumbi narakwandikaga, njya ngira umwanya nkafata igihe nkafata cya gitabo ya registre nanditsemo abantu bose bagiye bamfasha kugira ngo uyu mwana abeho, abone amashereka, donc amata cyangwa se amashereka tubyite gutyo. Nkasaba Imana ko yabaho umugisha. Iri torero ryamfashe rero mu mugongo, riramfasha, riranderera, umwana baho, Imana ibaho umugisha. N'abandi bantu bose babigizemo uruhare, umwana yabayeho. Kandi ntabwo Imana yigeze irekeraho. Wa mwana amaze kugira imyaka 2 yanje kumungwa igufwa, yamunzwe igufwa nabwo ubu nawe aracumbagira. Donc Imana rero, Imana nawe nabuze ukuntu nayivuga. Imana ntigiri santima yemera ko bitugera. Uyu mwana nawe aracumbagira, abana n'ubumuga, abana n'ubumuga, ariko kandi mu mutwe ni hazima. Ubu ari muri maternelle ya 3. Ndi gusaba Imana ngo Imana imufashe, imuhe ubwenge, akomeze yige, Imana idufashe. Muri rusange rero Theo nagiye mbahumurize mbabwira ngo Imana ifite uburyo kandi yamaje kuma kwihangana, nawe ugoye kwihangana ukomere, umugabo nyamugabo. Mucamake pastor, nimba ufite ikindi kibazo kimwe kimbaze, hanyuma tuboneho no gusenga, dusengera abantu tubabwire ngo Imana bakunda, hanyuma mfata kandi kanya nanababwire ngo nzagaruka. Murakoze pastor. Mbari ikibazo wambaza kugira ngo abantu bamenye, basobanukirwe kimwe cyonyine undi ngene. Ibibazo byo ni byinshi, n'abandi bazabyandika muri komenti, tuzabyumva muri komenti. Ibibazo bazatubaza, ibibazo bazakubaza ni byinshi. Gusa ntabwo Imana inezezwa no kubaza umuntu iteka, ko yabivuze mu maganya Yeremiya, ahubwo izagera he mugirira ibambi. Kandi namenye neza ko hari impamvu 3 zikomeye zituma Imana yemera ko abakristo bageragezwa. Impamvu ya mbere, Imana ibigira ngo testing, isuzume, irebe urukundo abantu bayikunda. Nicyo cyatumye Abisiraheli ibanyuza mu butayu kandi bari gutaraversa iminsi mikeya. Yaririmo ibasuzuma ngo irebe urukundo bayikunda. Icya kabiri, Imana ibigira ngo ishire igira ngo ishire inzibutso, bigira ngo ishire ibihamya hagati yayo n'abantu babo.
imaze kubambutsa Yorodani bageze hakurya yarababwiye ngo nibatora abantu 12 basubire muri Yorodani hanyuma batoragura amabuye. Haleluya. Nibarangiza kandi banubakemo bubakemo ikimenyetso cyuko bahanyuze. Imana nireba icyo kintu mu mazi ibone barahanyuze, ariko nabo hakurya bubatse ikindi kintu kibutsa ko bahaciye. Ibigira ngo ishyira amasouvenir hagati yayo n'abantu bayo. Impamvu Imana yakunyujije muri ibyo hanyuma igakora n'ibindi byaro kugira ngo ishyire souvenir hagati yawe nayo. Cya gatatu, Imana ibigira ngo igaragariza imbaraga zayo nyinshi cyane ku bantu bayo. Imana ishimwe. Reka no kujya muri ibyo byinshi, ariko ibindi byo tuzabibona muri comment, bazatubaza bazakubaza, kuko hari ibintu byinshi umuntu yakubaza kuri ubwo buhamya bwawe. Gusa Imana ishimwe kwitanezezwa no kubabaza umuntu iteka. Iryo jambo rangirijeho kwitanezezwa no kubaza abantu iteka, nzagaruka mite mbabwira ko Imana ngiriye neza muri rusange. Nyuma y'icyo gihe kirekire mu buzima bugoye, Yesu yaje kunshumbusha. Naha nshaka ko dusoreza. Imana yampaye undi mugore, yaje kumpoza amarira, ufite urugo. Abana ko narihanganye imyaka 5 ndi umugabo nibana, ngerageza kurinda kwera ko Imana inyambika indi meta. Urabona ko rwose Yesu yarakoze. Imana ishimwe. Dushimira Imana rero yaduhaye umwanya, tunagushimira wowe waruduteze amatwi. Ngusaba ikintu gikomeye, nyemera utange commentaire. Icya kabiri, iyi video ukoresha na comment ndetse na subscribe. Uraba ufashije umurimo w'Imana kwaguka. Kindi biba byiza iyo urebye video ukayirangiza. Hari ukuntu umuntu afungura video ariko iyo utararangiza video ntumenya andi makuru. Jya ureba video ariko irangize umenye byose. Reka nsengera abantu b'Imana. Imana ibahe umugisha kandi izabisohoza TV. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Gusabe, gerageza wihangana, utunga umutima wihangana. Birashoboka ko ushobora kumva. Reka ntange contact zanjye ntacyo bitwaye. Ushobora kumamagara cyangwa uzanazishyireho ni 078 75 644 Reka mbabwire ngo muhabwe umugisha n'Uwiteka. Ndabakunda. Astra Vista. Amen. Tugushimire Mwami Yesu, uri nyangamugayo, nta kintu ukorera guhomba. Ibintu byawe byose ukora ni inyungu kuri wowe. Ikikunezeza nuko ugikinga ibintu. Ndagira ngo ugire ibintu kinga ku bantu bawe bikomeye, ari ibyatwica bidukingire, ariko kandi ufungure n'umugisha ku bantu bawe. Ndasenze sengeye umuntu wese wari ufite intimba n'agahinda, wari uri mu bigeragezo nk'ibyo naciyemo, umukomereza amaboko kandi utange ihumure, kuko ijambo ryatubwiye ngo ntabwo unezezwa no kubabaza abantu inshuro nyinshi iteka, ahubwo ugeraho ukatugirira ibambe ryawe rigiye ku bantu bawe. Hari abantu bafite ibibazo, ibigeragezo, intambara barimo zikomeye, bahumurize kubwo buhamya. Urakoze kunyumvishije mu izina rya Yesu. Amen.